none se wari uzi ko umuntu urwaye ibicurane n'inkorora kwikandisha amazi ashyushye n'akonje binyuranya ari umuti utangaje? Uzabigerageza, ufata amazi ashyushye ukayikandisha mu mazi, mu maso, mu irugu, mu ijosi, warangiza kubikora iminota nk'ibiri ukahita ubikora mu mazi akonje, ugasubira mwashyushye ugahirutsa akonje. Iyo ubikoze mu gitondo ukabikora saa sita ukabyongera nimugoroba, ntabwo uzajya kumira ibinini bya dogere. Ibi ndabikubwiye uzabigerageza. Wari uzi ko aya mazi twicaramo atatuvura ibyo gusa, ahubwo ashobora no kutuvura umugongo? Nk'uko bisanzwe ni muganga Kayitare, ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane nawe. Tumaze igihe tuganira kandi twiga ibintu bitandukanye byadufasha mu buzima bwacu, bishobora kutwunganira mu kwitungira amagara mazima no mu kurinda imibiri yacu kurwara. Tumaze igihe twiga ibintu dushobora gushyira mu bikorwa bikaturinda kandi bikadukiza, ndetse bamwe barabikoresha bakaduha ubuhamya ko byabagiriye akamaro. Bityo rero ndagira ngo nawe ube umwe mu bashyira mu bikorwa ibyo twiga. Ntukabyige gusa ngo birangiriraho hanyuma ubifate mu mutwe cyangwa unabyibagirwe ntubikore. Oya, ujye ugira ibyo ushyira mu bikorwa kugira ngo ube umuhamya wabyo, kuko kw'Imana yashyize imbaraga ikiza kandi ivura mu byo yaremye. Reka mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tubanze dusenge. Urakoze cyane mwami Imana yacu, ugize neza data udukunda, kuko turinda kandi ukatwitaho. Uhabwe icyubahiro. Muri iyi si yuzuye ingorane, gupfusha, guhomba, amaganya n'imibabaro y'uburyo bwinshi, ujye utwereka ko uri Imana nziza. Kandi koko no ku bimera bifite amahwa bijya bimeraho uturabyo twiza. Urebye nk'igiti cya roza cyangwa se urebye nk'umukeri cyangwa se ukareba nk'igitovu, uburyo bigira indabyo nziza zinezeza amaso, bitwereka ko no mu mubabaro wo muri iyi si dufite utwitaho kandi adukunda bitangaje. Ubihimbarizwe Mana yacu. Sabiye umugisha umuntu wese ukurikira ibi biganiro n'ibi byigisho, kandi ikiruta byose uzaduhe kugira iherezo ryiza, tuzabane mu isi nshya aho icyaha kitarangwa, aho tutazongera kugira imibabaro ukundi, ku bwa Yesu umwami wacu. Amen. Zaburi y'118 ni zaburi nziza cyane, nifuza ko uzafata igihe ukayisoma. Irimo amagambo y'ihumure, amagambo yo gucyaha, amagambo yo gukomeza, amagambo y'ibyiringiro. Ariko cyane cyane ndagira ngo dusome amagambo ari ku murongo wa 21. Aravuga ngo ndagushimira kuko wanshubije ukampindukira agakiza. Mbese waba warigeze ugira umunsi wibuka igihe wasabaga Imana ikaba yaragushubije? Mbese ujya wibuka umunsi waba waratakiye Imana ikagusubiza? Mbese waba wibuka igihe runaka waganyiye Imana ariko Imana ikazagusubiza kandi ukabibona? Uburyo Dawidi yavuganaga n'Imana akagirana nayo amasezerano kandi ikamusubiza, akagira n'igihe ayishimira ati ndagushimira ko wanshubije Mana ukambera agakiza, bitwereka umushyikirano n'umubano udasanzwe yagiranaga n'Imana. Nawe ndawugusabira ngo ugirane umushyikirano n'Imana udacika, wa mushyikirano utuma ushobora kuvuga uti Imana ndagushimira ko nagutakiye ukansubiza ukampindukira agakiza. Uyu munsi rero tugiye kureba ku cyigisho nanone kindi cyangwa se ikindi kiganiro. Ni muri ya nsanganyamatsiko yacu tuvuga ngo hindura urugo rwawe ivuriro nawe wibere muganga. Uyu munsi rero tugiye kureba ingingo ivuga ngo
hindura urugo rwawe ivuro nawe wibere muganga ukoresha amazi meza. Ariko ntabwo ari ugukoresha amazi meza gusa, ahubwo ukoresha amazi neza. Ibi bintu bibiri tugiye kubirebaho. Hindura urugo rwawe ivuriro nawe wibere muganga ukoresha amazi meza, kandi hindura urugo rwawe ivuriro nawe wibere muganga ukoresha amazi meza. Iyo usomye mu Itangiriro igice cya mbere mu Irema, ubona ko amazi yari ariho na mbere yuko ibi byose tureba biremwa. Bibiliya avuga ngo isi yari itagira ishusho, yari iriho umwijima, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Amazi ni kimwe mu biremwa byari biriho mu gihe Imana yatandukanyaga ibintu ikabishyira ku murongo, ikavuga iti habeho iki, habeho iki, habeho iki, habeho iki. Ariko n'ubundi nayo niyo yari yarayaremye, kuko buriya Imana yahozeho, iriho kandi izahoraho. Mbere yuko ibi byose biremwa, Imana yariho. Nta wayibanjirije, nta n'icyayibanjirije, nta wayiremye yibeshejeho, nicyo gituma yitwa Imana. Ubwo ni ubudasa bwayo. Tugiye kurebera rero hamwe uburyo amazi abantu benshi birengagiza ashobora kuba umuti ukomeye cyane, kandi mu bintu bitandukanye akaba ashobora kugukiza. Urugero rwa mbere ni ukuyanywa. Kunywa amazi. Wari uzi neza yuko kunywa amazi bihwanye no kuba ufata ikinyabiziga cyangwa imashini ukayihoza cyangwa ukayoza cyangwa ukayitunganya kugira ngo yongere ikore neza? Abantu benshi ntabwo bajya banywa amazi, ariko mu by'ukuri kunywa amazi ni ikintu cy'ingenzi cyane, kandi abantu benshi bakirengagiza ari ingenzi. Ndetse bamwe bajya bakunda kuvuga ngo ntabwo giye nanywa amazi keretse bayanteye mu rushinge, keretse ari serumu banshizeho. Nyamara reka nkubwire muvandimwe, inshuti yanjye, kunywa amazi ni umuti utangaje cyane. Amazi yifitemo ubushobozi bwo kuringaniza imisemburo y'umuntu myinshi cyane. Amazi yifitemo ubushobozi bwo gutuma amaraso atembera neza. Amazi yifitemo ubushobozi bwo gusukura inzira y'igogora, ku buryo imyanda yose iba yasigaye muri iyo nzira ivamo. Amazi afite ubushobozi bwo gutuma ubwonko budashyuha cyane ngo ugire ibibazo by'ubwonko. Amazi ni meza kuko afasha cyane inzira y'inkari, cyane cyane impyiko, ari nazo zishinzwe kuyungurura imyanda yose biri mu mubiri. Amazi ni meza kuko atuma amagufwa yacu akora neza. Amazi ni meza kuko atuma ugira uruhu rwiza, kandi amazi ni meza kuko atuma ugira umusatsi mwiza, inzara nziza. Amazi ni meza cyane. Ikibazo gisigara kivuga ngo mbese umuntu akwiriye kunywa amazi angana iki? Hari uburyo bubiri ushobora kumenya igipimo cy'amazi ukwiriye kunywa. Uburyo bwa mbere ni ugufata ibiro byawe wowe wapimwe cyangwa wipimye ukagabanya 10. Umubare ubona niwo mubare w'ibirahure by'amazi ukwiriye kunywa buri munsi. Reka tuvuge ko ufite ibiro 70, nugabanya 10 ukabona 7, ibyo ni ibirahure 7 by'amazi ugomba kunywa, ariko biba ari ibirahure bitoya. Ubundi buryo bwa kabiri ni ugufata ibiro byawe ukagabanya 30. Umubare ubona aba ari litiro z'amazi ugomba kunywa ku munsi. Reka tuvuge ko ufite ibiro 60 ukagabanya 30, urabona 2. Ubwo ni litiro 2 z'amazi ugomba kunywa buri munsi. Kubera iki ibi bintu tubisubiramo kenshi tukabivuga kenshi? Hari n'uvuga ngo ariko zibisi ibyo yavuze ubushize, ariko si bibushize ntabwo ntuza yabivuzeho. Buriya ikintu gituma ikintu kiba ukuri cyangwa se cyumvikana cyane nuko gisubirwamo kenshi. Kanguha urugero. Utekereza ko Matayo atanditse ibya Yesu mu buryo buhagije kandi bwumvikana? Kuki Imana yashimye yuko na Mariko abyandika,
na Luka akabisubiramo na Yohana akongera akabyandika, byari ukugira ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bushimangirwe mu mvugo zitandukanye, bushimangirwe mu bihe bitandukanye, bushimangirwe n'abantu batandukanye. Kandi uko niko bimeze. Iki kijyanye n'amazi ushobora gusanga hari muganga runaka wakivuzeho, hari abaganga runaka bakivuzeho, nanjye ubwanjye ushobora gusanga hari ibindi byigisho nakivuzemo. Ariko ni ngombwa ko tugisubiramo. Hindura urugo rwawe ivuriro, nawe wibere muganga, ukoresha amazi neza kandi meza. Ubundi buryo bwa kabiri amazi atugiriramo umumaro ni uburyo buri external, kuyakoresha mu buryo bw'inyuma ku mubiri, kuyoga cyangwa se kuyiyuhagira. Kwiyuhagira ntabwo ushobora kwiyumvisha uburyo ari ibintu byiza bigirira akamaro umubiri wawe. Hari abantu biyuhagira iyo babishatse, hari abantu biyuhagira bitewe nuko hari aho bagiye kujya, hari abantu biyuhagira ariko ubwo muri iki kinyejana koko urumva utari mu kaga niba wiyuhagira aho ubishakiye cyangwa ukiyuhagira uko hari ahantu ugiye kujya. Umuntu umwe bigeze bamubaza batari kuko ntigeze nkubona woga, ati hari ahantu nenda kujya se. Ni ngombwa koga amazi buri munsi nibura rimwe, ni ngombwa koga, kubera yuko uru ruhu rwacu ruriho utwenge duhumeka tugasohora imyanda. Ya myanda iyo ifatiye ku ruhu rw'umuntu, umuntu ntiyoge ngo iyo myanda iveho, ya myanda ihinduka imbuto z'indwara zikomeye cyane. Urugero nabaha, mu bantu 10 ushobora guhura nabo cyangwa ushobora kwicarana nabo, nibura abantu 7 baba bishima ku kibuno ku buryo haba harapyotse bitewe no kwishima cyane. Ariko impamvu bituma bishima cyane rimwe na rimwe ziba ari indodo z'imyenda bambara, ziba zaranyunyuje imyanda, ubundi ziba ari indodo z'imyenda ishaje, ubundi iba ari ibyuya n'ubundi byabaturutsemo, ubundi ziba ari izindi mpamvu zitandukanye ariko zose zishingiye ku mwanda. Waruzi neza yuko mu bantu 10 abantu 7 batazi koga, abantu 7 batazi koga ngo bake, 3 bonyine aribo bashobora koga bagacya. Mu bantu 10 wicarana nabo cyangwa uhagarana nabo, na babandi beza cyane ku masura ubona ngo ni ibizuba zuba, ushobora gusanga batazi koga. Ibi ndabikubwira nkubwije ukuri, nawe uzakora ubushakashatsi. Mu ndwara z'uruhu nyinshi abantu benshi barwara, hari igihe ziterwa no koga nabi. Rimwe na rimwe bakoga amazi makeya, ubundi se bakoga amazi arimo ifuro ry'isabune ntibiyunyuguze, ubundi se bakoga ntibiyumutse neza bakisiga batose, ubundi se bakoga ariko nyuma yo koga bakambara imyenda batose, ya myenda ikanyunyuza amazi n'ubutohe bubariho. Ariko se mvuga iki? Cyane cyane imyenda y'imbere. Rero ni ngombwa cyane kumenya ko koga ari byiza, ariko reka mbabwire, niba ushaka koga amazi ashyushye ujye uyoga cyane nimugoroba, kuko amazi ashyushye nimugoroba aruhura umubiri agasubiza amaraso kuri gahunda. Waruzi ko igitangaje abantu benshi bazi ko amazi ashyushye atuma amaraso yihuta cyane, akonje agatuma amaraso ngo yihuta buhoro. Nyamara si uko biri, ahubwo amazi ashyushye atuma amaraso agenda buhoro, amazi akonje akabatura amaraso akihuta. Ibi bintu birimo filozofi itangaje cyane. Niba ushaka kugira imbaraga oga amazi akonje, niba ushaka kuruhuka oga amazi ashyushye. Amazi akonje ni meza kuko atuma imikaya yacu ibaduka, amaraso agatembera neza, ariko amazi ashyushye atuma ubwonko buruhuka n'inyama zose zo mu mubiri wacu zikagenda zikora buhoro buhoro buhoro, cyane cyane itembera ry'amaraso. Si byiza koga amazi akonje cyane kandi ugiye guhita uryama, kuko ibyo bituma amaraso aba menshi cyane mu bwonko, benshi babyuka barwaye umutwe kubera iyo mpamvu. Reka turebe nanone ku kintu kijyanye no gukoresha amazi uyakandagiyemo. Gukandagira mu mazi ni ingenzi, by'umwihariko amazi ashyushye
ayo mazi ashyushye buhoro iyo yakandagiyemo, urugero wenda washyizemo nk'umunyu sea salt, cyangwa se washyizemo ibimera nka ginkgo biloba, washyizemo nka black mustard seeds, washyizemo nka ginseng, ibyo bimera bishobora gutuma amaraso yawe atembera neza. Bantu bafite ibibazo byo guhorana umunaniro, abantu bahorana umujagararo, abantu bahorana umutwe, bashobora gukandagira mu mazi ashyushye by'umwihariko mu masaha y'ikigoroba kandi bikabakiza. Wari uzi ko no kwicara mu mazi ari umuti ukomeye? Ushobora gukoresha ibase ugafata amazi ashyushye kuri dogere 35, 35 kugeza hafi kuri 38, ukayicaramo. Ayo mazi ashobora gutunganya ikibazo cy'igogora. Ayo mazi ashobora kuvura utu turegeya dukunda kuza hasi ku mwoyo, pylorus cyangwa se hemorrhoids. Ayo mazi ashobora gufasha veins, iyi mitsi iri hasi igakira kandi igakora neza. Wari uzi ko aya mazi twicaramo atatuvura ibyo gusa, ahubwo ashobora no kutuvura umugongo? Kwicara mu mazi ni umuti. Hari ubundi buryo noneho twita jets, aho ushobora gufungura amazi kuri pressure yo hejuru, afite imbaraga nka kuri ubona boza imodoka, bafite akuma cyangwa se akamashini cyangwa agapira gakubita amazi cyane. Izo jets nazo zishobora kuvura indwara zitandukanye z'imikaya n'imitsi. Iyo ugafite ukaba ushobora gufungura amazi ukayakubita ku maguru, ukayakubita ku birenge, ukayakubita mu mugongo, ukayakubita mu gituza, ukayakubita mu nda, ariko pressure uyiringaniza bitewe naho ugiye kwerekeza uwo mupira. Ibyo byonyine ubwabyo bishobora kukuvura indwara nyinshi cyane kandi utari kuvurwa n'imiti iyo ari yo yose. Ushobora noneho no gukoresha icyo twita full bath jets ku bantu bashobora kubona nka za jacuzzi, cyangwa se abantu bashobora kubona ama bathtubs, benshi bita baignoire, zifite izo jets, aho ushobora gufungura amazi, y'amazi akasa naho kumasa agukubita impande n'impande, cyangwa se ukajya mu cyumba cyabigenewe douche ifite izo jets mu nkuta, zituruka hasi, zituruka mu nkuta impande cyangwa hejuru. Izo jets zishobora kukuvura koresha amazi ashyushye cyangwa se akonje. None ushobora no kubikora ubinyuranye, ujya mu mazi akonje uvayo, uruhuka gato, usubira mwashyushye, uvayo, usubira mwakonje. Ibi bishobora kukuvura indwara nyinshi cyane. None se wari uzi ko umuntu urwaye ibicurane n'inkorora kwikandisha amazi ashyushye n'akonje binyuranya ari umuti utangaje? Uzabigerageza. Ufata amazi ashyushye ukayikandisha mu mazi, mu maso, mu irugu, mu ijosi, warangiza kubikora iminota nk'ibiri, ukahita ubikora mu mazi akonje, ugasubira mwashyushye, ugahirutsa akonje. Iyo ubikoze mu gitondo ukabikora saa sita ukabyongera nimugoroba, ntabwo uzajya kumira ibinini bya giripe. Ibi ndabikubwiye, uzabigerageza. Noneho hari n'ibimera bishobora kongerwamo bigatuma umuti urushaho kugukorera cyane. Urugero nk'ikimera cyitwa chamomile, ikindi wenda ni ikindi kimera dushobora gukoresha ni nk'umwenya, ikindi kimera dushobora gukoresha ni eucalyptus. Ibyo bimera biri very sensitive, cyangwa se ugakoresha needles za pinus, turiya tubabi twa pinus, wacaniriye ayo mazi ukaguma uyazana mu ndobo cyangwa mu ibase, wikandisha ashyushye arimo kimwe muri ibyo bimera, wikandisha konje atarimo ikintu, ugaruka gutyo. Ibyo bishaka kukuvura indwara y'umutwe, migraine, bishaka kukuvura ibicurane n'inkorora, kandi bikaba bishobora kukuvura n'izindi ndwara. Hari icyo twita swimming, ndetse ubundi abandi bajya banakoresha n'ibyo bita thalasotherapy. Swimming cyangwa se koga muri piscine, koga mu kiyaga, koga mu ruzi, ni uburyo bwiza buvura indwara nyinshi cyane zo mu ngingo, ndetse no gukangura no kubatura ibice by'umubiri byasinziriye. Hagakurikiraho yo kunyonga igare, ariko
siporo ibasha gukorwa n'umuntu uwo ari we wese niyo kugenda. Ariko noneho siporo yo koga yo ni umwihariko, ntabwo uvurwa n'amazi gusa, ahubwo unavurwa n'izo siporo urimo ukorera muri ayo mazi. Twavuga iki tukareka iki ku by'amazi? Imana ko ari nziza kandi ko ari yo kugira neza gusa. Hari ibyo twita puritis, aho ufata ibitambaro cyangwa amasume y'amazi akonje ukayashyira ku muntu ufite umuriro, ahinda umuriro, wa muriro ugahita uzima. Utekereza ute uburyo amazi ashobora gukora ibyo bintu? Ellen White yahuye n'umuntu wari ufite umwana, niba ari umuntu wari ufite umwana urwaye umuriro cyane, aramubwira ati muha amazi anywe. Undi ati reka ati ntabwo twamuha amazi. Ariko amazi cyari ikinyobwa akeneye cyane. Ndagira ngo nkubwire ko kwishyiraho igitambaro cyangwa isume ikonje ufite umuriro ni umuti ukomeye cyane uruta indi miti yose izimya umuriro. Wari uzi neza yuko ibitambaro cyangwa amasume ashyushye byoroshwe andi masume akonje bishobora gushyirwa ahantu hababara bigahita bikurura uburibwe n'ububabare bugashiramo? Fata igitambaro cyangwa isume ishyushye uyirambika aho hantu hababara, hanyuma woroseho isume ikonjeshejwe. Uwo ni umuti ukomeye cyane. Hari ibyo twita fermentation. Fermentation ni uburyo ushobora gufata ayo masume ashyushye cyangwa akonje ukayashyiramo cyangwa ukayaminjiramo amafu y'ibimera runaka bivura uburibwe n'ububabare, nka turmeric, nka black mustard seeds, nka black seed n'ibindi. Cyangwa ugakoresha amavuta ya bimwe muri ibyo bimera nka eucalyptus, pine n'ibindi bivura uburibwe, bigabanya no kuribwa cyangwa se bibyimbura. Noneho bya bitambaro umaze gushyira mu mazi ashyushye ubikamuye buhoro, ukabiminjiramo ayo mafu cyangwa ayo mavuta, ukabishyira aharwaye, ukabyorosa ibikonje, maze mu kanya gato umuntu wari urwaye agakira. Urugero, umwana w'umukobwa agiye mu mihango araribwa cyane, ni ukuri umva no kuhagarara no kwicara byamunaniye. Wari uzi neza yuko icyo gitambaro gishyushye cyoroshweho igikonje bishobora guhita bimukiza? Gusa wenda ntabwo biba bizamukiza impamvu itera ya ndwara, biba bisaba ko noneho habaho gusuzumwa no gukurikirana ikibitera kikavurwa, ariko ubwo buribwe bwo buhita bushira. Hari ibyo twita puritis bitewe n'ibimera cyangwa imiti ushobora gukoresha nk'amabumba, amakara, romare n'ibindi bimera ushobora kuzingira mu gitambaro gishyushye cyangwa gikonje ukabirambika aho hantu harwaye. Uwiteka yatugiriye neza, atwigisha ibintu kandi aduha umugisha wo kubikoresha, bitugaragarira ko Imana ifite imbaraga. Ngaho nawe bigerageze, uzajya ubikoresha kandi uzajya uba umutangabuhamya ko hari byinshi Imana yagukoreye. Uvuge nka Dawidi uti ndagushimira ko wanyumviye ukambera agakiza. Imana ikugirire neza. Ni Muganga Kayitare.